hari ibyo tureba nk'ibiparu, hari ibyo tureba nk'ibisetso, hari ibyo tureba nk'ibiteye ubwoba. Ukurikiye ikimenyetso wahakura ijambo rimwe rihindura ubuzima bwawe. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nguko uko dutangije izina ry'Imana ishobora byose, nguko uko tumwikinzeho ngo turinde impamvu zose zatuma tutagira ubumenyi, kandi tumwikinzeho ngo turinde impamvu zose zatuma ducika intege mu kubushaka, aturinde impamvu zose zatuma ubwo twabashije kubona tutabukoresha uko bungana kose. Turasabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad, amusakareho we n'abiwe n'abamufashije ku ikubitiro kwakira no gusakaza iri dini. Turasaba Imana ko yaduha ko mu banyamahirwe bagera ikirenge muke uko iminsi igenda isimburana. Ni ibihe byiza tugiye kujya tugira byo kuganira kuri byinshi by'ubumenyi bworoheje ariko bucukumbuye kandi bubereye buri muntu. Kuri iyi ngingo twabyumvikanaho neza ko ushobora kujya ufata iminota yawe mike ukareba inyigisho dutambukije, ukagerageza kwishyira mu bikorwa, ukagerageza kwisobanukirwa, ukagerageza no kwisobanurira abandi. Muri ubu buzima byanga bikunda turi mu isi yo gukora, ariko hirya y'ejo bundi tuzajya mu isi yo kubazwa no guhembwa cyangwa kubiryozwa. Ndumva utampenyuza, kubera ko iyo umuntu agiye twese turavuga ngo naruhukire mu mahoro, ariko burya umuntu aruhukira mu byo yakoze. Ngira ngo ni ibihe abantu babamo mu isi bagatera intambwe zabo bakagerageza gukora, ariko kandi nanone tuzirikane ko imbere yacu hari umunzani uzapima neza ibyo twakoze, ibyo twabuze. Muri ibiganiro byacu tugiye kugaruka ku bimenyetso bikomeye, ariko kandi ibimenyetso bizaba bituyobora heza mu gukora, cyane cyane tureba mu gitabo cya Qur'an. Reka tubyite rero imbarutso yo gushaka ubumenyi no kugerageza gukora. Iyi mbarutso izatubera impamvu nziza yo kwiteganiriza dukuye impamba muri ibi by'isi, hanyuma tukazayimanukana hepfiriya aho tuzimukira. Ubwo nimo ndavuga epfo kuko nta wimuka azamuka, twese tumanuka tujyamo hasi, bakarenzaho itaka cyangwa bakarenzaho ibuye. Nubwo hari abadukanye ibyo gutwika no kujugunya mu mazi cyangwa no kurekurira mu kirere ngo umuntu ntazagaruke ku isi, ariko umugenzo mwiza nk'uko twawusigiye n'intumwa ni ugushyingura, ibyo mu kinyarwanda bita guhamba, kubera ko nta muntu uzasubirayo kureba. Ibi biganiro tuzagaruka kuri Qur'an cyane, tutagamije kuyibigisha yose ngo muyifate, ahubwo tugamije ko mwiga bike bishoboka buri muntu wese ashobora gukoresha mu buzima bwe, tugamije ko ibyo wafata mu mutwe uzabisobanukirwa, tugamije ko uzagerageza gukora ibyo usabwa nk'uko n'ubundi uko twiga tuba dusabwa kugerageza kubikora, tugamije ko umenya ibisobanuro bya Qur'ani mu mirongo mikeya ya ngombwa, umurongo ushobora kukugirira akamaro ukakubera impamba. Tugamije ko uzamenya impamvu imwe mu mirongo yagiye imanuka bikaba mu buryo bwakugirira akamaro. Tumenya impamvu
iyi mirongo yamanutse tubikomoye ku ntumwa y'Imana Muhammad. Imana imuhe amahoro n'imigisha. Imana yamanuye ibitabo. Abayisilamu bazi ko ibitabo byiswe amazina bikagaragara muri Qur'ani, bikavugwa amateka akabyandika ko ari ibitabo bitanu: igitabo cya Suhuf nkuko byahawe Ibrahim, igitabo cya Taurat nkuko cyahawe Musa, amagambo cyangwa igitabo cya Zaburi nkuko byahishuriwe Dawidi, amagambo y'ivanjiri nkuko yahishuriwe Yezu mwene Mariya, amagambo ya Qur'ani nkuko byahishuriwe intumwa y'Imana Muhammad. Bose Imana ibahe amahoro n'umugisha. Iyo bigeze kuri Qur'ani rero musanga ari Qur'ani ari igitabo, mbese baravuga bati al-Qur'an al-Karim, Qur'ani ntagatifu, cyangwa se bakavuga bati al-Furqan, ni igitabo gitandukanye ukuri n'ikinyoma. Bakavuga bati Sirajun Munir, n'urumuri rumurika kandi rukabonesha, n'urumuri rugaragara nka bakunze kuvuga bati yego bati al-hablul matin, yego n'umugozi udacika. Ni amazina menshi, ariko muri Qur'ani urebye aya zayo 6,230 cyangwa se bigenda biturukana nuko ababisomye bagenda babara imibare. Hari ufata aya ebyiri akazifatanya, hari ufata eshatu akazifatanya. Hari bamwe bashyiramo bismillahi, abandi ntibayishyiremo, bavuga ati ntabwo ari aya, bati hano ni aya handisiyo. Twebwe ibyo ntabwo bitureba cyane. 6,236, abandi bati 2,320, cyangwa se 6,200, abandi bati 6,200 60, yego 6,000 ni imibare ndimo kuyibeshyaho. Ariko uko ingana kose kiriya gitabo umaze gufata aya zingahe, usobanukiwe zingahe, harya ubwo bw'Isilamu bwawe urumva butunganye koko, nta magambo na make uzi y'Imana wabasha gusobanura. Nanjye ikinzinduye ni ukugerageza kugufasha, kandi byagiye bitugaragarira ko y'abantu bize duke uyu munsi, nejo bakiga duke, nejo bakiga utundi, nejo bakiga utundi, bigenda bigakora ibintu bikomeye. Nyuma y'imyaka ugasanga barahindutse. Rero turabifuriza kuzagira ibihe byiza. Iki gitabo cya Qur'ani kigizwe na verse maritse kubabwira 6,200, ariko nanone waza kureba ugasanga dufite amasura agiye abumbye iyo mirongo. Ugasanga isura imwe ishobora kubamo aya 280, aya 210, aya 7, aya 5, aya 4, mbese biterwa nuko iyo sura yamanutse. Intumwa y'Imana igahita ibabwira iti iyi ngiyi yitwa gutya, nimuyitereka. Aya zamanuka ari nkeya, intumwa y'Imana ikavuga iti izi aya ni izahangaha muzitereka. Yego, amasura 110 nangahe 8. Muri aya masura 118 niho hagiye hagabanywamo amajuzu cyangwa se ibice 30. Abantu benshi rero bakunda kuvuga bati ngende mu ijuzu rya mbere. Hari aya nafashe yo mu ijuzu rya mbere ati kul a'udhu birabbin nas malikin nas. Oya, ijuzu rya mbere, isura ya mbere mu gitabo gitagatifu cya Qur'ani, nawe wifuje kuyisoma uri umuyisilamu cyangwa utari we, bihera ku isura ya mbere iyo bita suratul Fatiha. Iyo igitabo gifashe neza, iyo sura iba iri mu ruhande rwawe rw'iburyo. Igitabo
cyose kijyana ibumoso, hanyuma urambura ipaje zibanza z'iburyo, niho uzasanga suratul Fatiha. Hanyuma hakurikireho suratu al-Baqara. Yego, igice cya mbere, igice cya kabiri, ukomeze ukurikire iyo njyana. Hanyuma ugeze ku isura ya nyuma ariyo bita suratu Nas. Bisobanuye ko umuyisilamu wese agomba kuba azi suratul Fatiha, hanyuma akamenya ko iba mu ntangiriro y'igitabo. Iyo rero tugiye twiga suratul Fatiha, tukajya kwiga izindi sura ntoya ziri mu mpera y'igitabo kandi mu ijuzu rya 30. Aho ngaho akaba ari naho tuzanatangirira. Aho ngaho niho tuzanatangirira ku mpera y'igitabo, dusobanura tuzamuka meze tuva ku ya nyuma tujya kwibanziriza ya nyuma, dukomeza gutyo mbese nk'abari gusubira ku izambere. Ariko tuzahera kuri suratu al-Fatiha. Imana nidufasha. Tuzahera kuri suratu al-Fatiha, hanyuma tugaruke tujye kuri suratu Nas, dukomeza tuzamuka. Ndetse bizaba ngombwa ko tugenda kureba n'andi maaya ya ngombwa mu buzima ashobora kudufasha. Burya rega Nyagasana guha uburinzi mu gitondo bukagerana nabwo nimugoroba. Nyagasana akaguha uburinzi cyangwa se akaguha abakurinda n'abakubungabunga mu bamarayika be kuva nimugoroba kugeza mu gitondo umusake utambitse. Hanyuma umuyisilamu ntagendana igihunga, kubera ko buri munsi aba yiringiye Nyagasani we. Buri munsi abavuga ati nkwikinzaho Mana. Buri munsi abavuga ati Mana ni wowe nsenga kandi ni wowe nambaza. Buri munsi abavuga ati Mana ni wowe niringira kandi ni wowe nishingikirije. Buri munsi abavuga ati Mana ni wowe ushobora byose. Buri munsi abavuga ati Mana ni wowe untabara. Buri munsi abavuga ati Mana iyo ndwaye ni wowe umuti, ni wowe umvura. Buri munsi abavuga ati Mana ndebera ibyiza byanjye ubinyegereze. Mana ndebera iby'isi, Mana ndebera iby'ijuru, Mana ndinda umuriro. Ibyo byose tubisanga muri izi nyigisho mu gitabo cya Qur'an. Uri tayari? Urumva witeguye kugira ngo tujyane muri izi nyigisho? Urumva witeguye ko wabona ikimenyetso cyiza cy'icyerekezo kugira ngo imbere tuhajye kandi dusobanutse, kugira ngo imbere tuhajye kandi dutunganye, kugira ngo imbere tuhajye kandi dutunganije? Kugira ngo bigukundire rero nuko ukora ibintu by'ingenzi abantu bamaze kubimenyera, ariko ibyo bizaba ari akarusho, kubera ko iyo ukoze icyiza uragihemberwa. Iyo ukeretse undi muntu ugihemberwa inshuro ebyiri, kubera ko uwerekanye icyiza, watangaje icyiza, uyu nguyu Nyagasana arakimuhembera kuri wa wundi wagikoze. Mbese Nyagasana arakiguhembera wowe urimo kugikora, akagihembera na wa wundi wakeretse, maze Nyagasani agafata ibyo yahembye uriya wagikoze akongera nabyo akabikugaruraho, ubwo wowe ukaba ubikoze inshuro ebyiri. Bisobanuye ko ari uburyo bwiza bwo guhererekanya amakuru meza. Ariko kubera iki ayigucaho? Kubera iki umurongo w'idini ugera ku bintu bya Qur'an ugasunika ngo nibiceho? Ariko kubera iki ubona bari kuvuga bati intumwa y'Imana ivuga gutya, ugahita usimbuka, ugahita utaruka, ugahita ugenda? Kuki ushobora gusanga turimo kuvuga tuti ibintu bya Qur'an gutya na gutya, ugahita ucaho, ugahita ugenda, ugahita usunika? Ariko ufite ibyiza byo kuba wari gufata iyi link ukayisunikira mugenzi wawe, hanyuma byari kugukundira ukajya kuri telefone ya mugenzi wawe ukamubwira uti ariko urimo urakurikira izi nyigisho cyangwa urarangaye, hanyuma none ukamubwira ati mfasha jya kuri iyi channel y'ikimenyetso ukore subscribe kugira ngo buri munsi igihe inyigisho igiyeho uzajya uhita uyibona, kandi nanabizaza ko tuzakora ibintu biri live. Urumva? Noneho ukamukorera subscribe, hanyuma ukamwamera ibintu nibikoreke, hanyuma warangiza bya bindi wize ukagerageza kubikora nk'uko wabyumvise.
bya bindi wize ukagerageza kubikurura ukabishyira mu buzima bwawe kugira ngo hirya y'ejo bundi utazabarwa mu bantu bumvise ariko ntacyo bakoze. Nsozereje aha, ndabizi wakwishimira ko umbwira ngo nintangire, ariko ndagira ngo nsozereze aha nguteguza ngo ibyiza noneho biraje. Ibyiza biraje mu rukundo, mu rukumbuzi, turifuza kwiga, turifuza gusoma, turifuza gusobanukirwa, kandi turifuza gukoresha neza ibyo twize. Nubikunda, turi mu kwa 7, turi mu kwa 8, bizajya kugera mu kwa 7 no kwa 8 k'umwaka utaha, wowe utakiri wowe, n'umukobwa watakiri wa wundi, n'umuhungu watakiri wa wundi, ndetse na papa atakiri wa wundi, cyane cyane kuri baba papa batabona umwanya wo kwicara no kwigana n'abarimu. Mu nkundire rero, reka dusubikire aha ngaha, ariko tubateguriza ko noneho ibyiza ari uku nguko bije, kandi tukaba tuzifatanya namwe. Bizatubera byiza muramutse mubaye mu bantu beza bajyana natwe, mu bantu beza biga, mu bantu beza basobanukirwa, kandi bizaba ishuri ryagutse. Tubifurije kugira ibihe byiza, tubifurije gusobanukirwa, tubifurije gukora, kandi turasaba Nyagasani ko yabidushyira ku munzani w'ibyiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.